Inkuru byongeye kumvikana mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu mudugudu w'Imara mu kagari ka Rugenge, aho umumama wakoreshaga umwana w'imyaka 18 wakoraga akazi ko mu rugo ubwo yari yaragiye mu butembere nyuma y'amezi 5 agarutse asanga umwana wiwe muri saro ndetse n'abandi bose bishimye ameze neza. Tatine yasigaye kubana neza abitaho abahereza urukundo. Ubwo yajyaga koza umwana ya mikino y'abana, umwana yatarutse ararira aravuga ngo Tatine ankize isabune mu gitsina. Nibwo umugore yakubitaga uyu mutatine wareraga bano bana, aramukubita cyane bibabaje biteye agahinda, hafi yo kumukomeretsa aramukubita amurenza igipangu aramusohora amushyira hanze. Nibwo abaturage batabaraga ari benshi bivanze n'abamotari. Reka twiyumvire icyo abamotari bavuga kuno mugore cyangwe bimeze bite. Niba narasaruswa byagaragara ari umwana wa umuntu yagize ariko buri ari umwana wo ari umwana wa byagenda wabigenze uru rubanza rwa mudugudu wenyine ntago ari urwabo wenyine n'urw'abaturage bose kubera icyo umuntu anyara ku muhanda igisubizo kigahita kiboneka. Anyara ku muhanda igisubizo kigahita kiboneka. Inzego mukorana nazo zose zakabaye zageza aho ni ukubera Abakira rimwe na rimwe bajya bibeshya yuko ari bo bafite ubwenge, gukoresha umuntu ukamwirukana nk'imbwa, ukamwirukana utamuhembye amafaranga. Cyane cyane abakunze kugira zino mbogamizi ni abakozi bo mu rugo baba bakorera abakire muri rusange. Akabyuka yoza imodoka, akabyuka ateka breakfast ya mu gitondo, akagukarabiriza abana, akabajyana ku ishuri, ariko ukamuhemba kumwirukana, ukamujugunya nk'imbwa, ugafata utwenda twiwe ukatumutera mu maso. Ndetse uyu mukobwa yumvikanye yuko yakubiswe ndetse na nyirabuja ndetse na bosi wiwe. Ubwo bari baragiye muri weekend bamusiga ku rugo, bamusigira urugo n'abana, asigare abitaho ndetse abajyana ku ishuri. Ubwo batahukaga bamugezemo amezi 5 nibwo bahageraga uyu mwana baramumenenganisha, baramwirukana, bamujugunyira imyenda ye ku muhanda. Uyu mwana yavuze yuko ngo ikintu ngo bamuhoye ngo yogeje umwana ngo amwuza isabune mu gitsina, ngo nibwo umwana yatakaga gahamagara nyina ngo Tatine ngashyize isabune mu gitsina ngo none ndumva ndi kuribwa. Nibwo bazaga nk'iyagatera bakubita uno mwana w'umukobwa, baramusohora baramumenenganisha. Nk'itangazamakuru Kidasamura Movi na Ndahiro Valens Pape ubwo twagereraga mu gihe uyu mwana yakorewe ihohoterwa. Yari incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho nitwurinzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movi. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Naho utarakora subscribe tukubwire ngo warahombye. Reka twikomereza amakuru mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, umudugudu n'uw'Imara, akagari na ka Rugenge. Umugore yakubise umukozi wiwe amuzize yuko yogeje umwana wiwe akamushyira isabune mu gitsina. Ndetse uyu mwana nkuko twarimo tuvugana nawe yavuze ngo uyu mwana yambeshyeye ngo mushyize isabuna mu gitsina. Nibwo nyirabuja cyangwa mabuja wanjye yazaga arankubita cyane afatanyije na bosi, baramenenganisha bambwira ngo ningende nta kintu maze, ngo nta kintu mbambariye, mbasaba ati basi niba mugiye kunyirukana mubanze mu memba amezi 5 mwari mungezemo. Ubwo bamubwiraga ngo nta n'iki10 twaguha, genda warariye wararyamye nta nzu wishyuraga. Umwana arababwira ati ngiye ko ntabakoreraga, ngewe imbaraga nakoreshaga mwabonaga yuko ziva hehe, ndetse nagerageje kubakora kugira ngo nanjye niteze imbere, nyaboneka mu mudufaranga twanjye nitahire. Akivuga gutyo baramwanjamye, baramukubise koko, baramusohora bamuta inyuma y'igipangu, imyenda yiwe barayimujugunyira. Nibwo Kidasamura Movi ndetse na Ndahiro Valens Pape twari turi kuri BTN hano mu mujyi. Nubwo twese dufata imodoka tuza twihuta, gusa twasanze abamotari benshi bahundagaye ari benshi, tuhita dutangira kugira ngo uno mukobwa ahabwe ubutabera.
nibwo twabazaga uno mukobwa dusobanura mu magambo arambuye, aratubwira ngo ngewe nakoraga akazi kanjye neza, mu gitondo ndimo nkarabya abana, umwana umwe kwa kundi abana bakina arasakuza ngo tatine anyogeje isabune mu gitsina, none ndimo ndaribwa, nibwo nyina kuza yirukanka araterura nkubita hasi, arangije anca n'inzara, anshwishwe muri nzara mu gatuza, bankubita cyane, urabona ko mu gatuza mfiteho ibisebe ndetse ibimenyetso koko biragaragara ko uno mwana w'umukobwa yakubiswe. Twamubajije nimba yakubiswe na nyirabuja cyangwa na bosi, aravuga ngo nyirabuja cyane cyane niwe wamukubise, ngo ariko na bosi ngo yamukubise inki. Ndetse iyo uhamijwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ajyanishwa imyaka 3 ishobora kuzamuka ikagera kuri 5, ndetse n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni 2 z'inyarwanda. Ndetse uwakubiswe iyo byamugizeho ingaruka avuzwa no mu mufuka wawe, ndega no ku ikofi yawe, yaba afite mituweli cyangwa afite ubundi bwishingije, avurwa 100% kugira ngo wumve uburemere bw'ihohotera uba wakorewe umwana. Ndetse uyu mwana avuga yuko atari yanozuza n'imyaka y'ubukure kugira ngo aze kubakorera, baramuhatiye. Uyu mwana rero ubwo yakomeje avuga ngo basi nibanyishyura amafaranga yanjye gukubitwa mbyirengagiza, ariko banyishyure amezi 5. Twamubajije umushahara yakoreraga, yavuga ngo ahembwa ibihumbi 20 kubyo n'amezi 5, ubwo uravuga ngo ni ibihumbi 100. Nibyo yabasabaga ngo yitahire basi, yirengagije ko bamukubise cyangwa bamushebeje, Imana niyo izamwihanira. Twabwiye uno mwana yuko agiye guhabwa ubutabera. Twamubwiye ko tugiye kumuha ubutabera bwo twahamagaraga inzego z'ibanze kumbe zirahari, zahishiriye bano bagore bakubise uno mukobwa. Ubwo twahageraga tubajije abamotari benshi bari bahari, abamotari bavuze ngo yikingiranye akimara kumusohora. Natwe twagumye hano kugira ngo uno mwana abashe guhabwa ubutabera. Nibwo twabazaga n'abandi bamotari cyangwa abantu bari bari hano, batanga ubuhamya bavuga ngo uyu mwana twumvise atabaza n'urusaku rwinshi, nibwo twatabaraga tugeze hano dusanga umwana yakubiswe. Tubaza umumotari wahageze mbere, umumotari wageze mbere yavuze ati uyu mwana yakubiswe tubireba, rimwe na rimwe barimo bamusohora mu rugi. Ubwo najyaga gutabara bahise bafunga bamujugunyira hanze imyenda, barangije bahita bakinga gate. Mudugudu yaje, ntago bari bazi ko ari mudugudu, ariko babimenye ko twari duhamagaye mudugudu twumva itabemo imbere. Mudugudu yaje ngo ahita yinjira ahita afunga, ubwo ashaka guhishira ikibaba bano bantu. Abamotari wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu baraje. Nanjye nibwo nazaga niyo modoka muri kubona iparitse haruguru yanyu, nanjye nibwo nazaga nkahita niyunga kwa bano bantu, ngatangira gufata inkuru ndetse nkabavugisha. Hano makuru aba yizewe, kandi ikindi tuba twayafashe tumeze neza, kandi ibimenyetso biba bihari byano makuru. Mbega ugize ikibazo kwino nkuru waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero dusanzwe tubaha. Ngira Ndahiro Valens Pape, muratubona ko turi mu kibuga, murabona ko turi gufata ino nkuru, ndetse mujye mumenye yuko ibi bintu dukora twabiherewe uburenganzira n'amategeko, kandi ikindi twize ubunyamakuru. Nguko Ndahiro Valens Pape yagomezaga baza uno mwana, amubaza imyaka afite, amubwira ko afite imyaka 18, amubaza aho aturuka, agace aturukamo, afite umuryango. Uyu mwana yemeye yuko afite famiye. Ariko rimwe na rimwe hari ikintu abakire bajya bakora birengagije yuko cyabagiraho ingaruka. Gukoresha umuntu muri business yawe akakunjiriza amafaranga menshi, ariko yahomba n'ibihumbi 5, niwirengagize yuko yigize kukungukira miliyoni, warangiza ukamwirukana nk'imbwa, ukamuteza abantu, ukamuteza isi. Mwabakire mwe namwe mwigaye kuba mukoresha abantu mukabirukana nk'imbwa kubera yuko umuntu ahuye n'ikibazo. Ibi bintu ntago bikwiye, mukwiye gufata abakozi banyu neza kugira ngo mukomeze mushigashire ubumwe bw'ubunyarwanda cyangwa ubwiyunge. Umunyarwandakazi arangwa no kugira urukundo, ikinyabupfura ndetse no kwiyubahisha. Abanyarwanda nicyo batuziho, discipline n'ibindi. Ako karakantu narinyujijemo kugira ngo abakire muri rusange mwumve, namwe mukorera abakire nimugatume babagezamo amezi 2 batarabahemba. Ukwezi kwanyu kumwe ni kujya gushira, mujye muhembesha. Mu gihe ugiye gukora nta kota rufite, nyaboneka ibuka bagoye kontara cyangwa bajye baguhemba ukwezi kucyuzura, aho kugira ngo bakwambura amezi arenga 3, bakwambura ukwezi kumwe nta kibazo, ariko andi warayakenyereyeho.
reka dukomeze n'uno mukobwa twagerageje guhamagara RIB yo mu murenge wa Muhima. RIB iratubwira ngo ubwo icyo kibazo mukitubwiye turaza kugikurikirana. Twamagaye gitifu w'akagari ka Muhima arangije aratubwira ngo nta kibazo, ibi bintu turaza kubikurikirana, nta kibazo, reka abo banyabyaha bakoze ayo makosa tubazane kuri RIB babashwe guhatwa ibibazo, cyangwa nimba banakoze ikosa babe babihanirwa n'amategeko. Ubwo njye na Ndahiro Valens Pape nibwo twumvaga agatima gasubiye hamwe, ndetse amavidiyo byo twavuganye n'abayobozi nabyo turaza kubishyira hanze mu kanya saa 12 mujye kuri Kidasamura Movie cyangwa kuri BTN TV mukurikirane ano makuru, kubera ko ano makuru aza gishyushye kandi ari hivumbi. Aya makuru ndetse nagara amakuru gusa tuba dufite andi makuru tuba twafashe hakurya no hakuno. Kidasamura Movie ikunze kubahereza amakuru menshi cyane, mwihangane kuba video zacu zaratinze kujya hanze. Twahuye n'akabazo kotorori tekinike ariko ubu karakemutse rwose, ubu amavideo mugiye kujya muyabona, twabateguriye meza cyane. Tubabwira aho isi igeze, tukababwira ibyiriwe mu isi, tukababwira ese igihugu imumpeko yacyo bimeze bite. Ibyo bintu byose turabibabwira, tubibagezaho. Murabizi ko tubakunda nk'abanyarwanda. Muntu utarakora subscribe ku nomero wa Kidasamura Movie, ndagusabye kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu ya buri munsi. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana ubuzima buzira umuze, guha amafaranga ndetse gwe n'ibindi bitandukanye. Sinagenda nashime mwe mwakoze subscribe kuri Kidasamura Movie. Imana ijye barinda kandi ijye baha ibyo muha abandi. Naho utarakora subscribe, ukora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwize ukuri, wowe wafashe umwanya ukareba ino video yacu, ndagushimira kubwitange bwawe. Kandi ikindi nawe ano makuru uyakeneye kugira ngo uyamenye, umenye n'abantu muri rusange. Ikintu ngusaba no gukora subscribe umuntu utarayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nge nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abandi banze kuzana rya Kidasamura Movie, ariko kenshi na keshi iyi channel icaho amakuru menshi, igacaho amafilimi nyarwanda, igacaho n'amakomedi, ariko kenshi na keshi kunze gucaho amakuru. Tugiye kuyiharira iya makuru dushinge Kidasamura kabiri kugira ngo igicaho amafilimi, tureke kuvanga amasaka n'amasakaramenno kugira ngo tujye tubasha kubahereza ibintu biri normale. Ari mushiki wanjye sha ari mushiki wanjye sha ari mushiki wanjye sha ari mushiki wanjye sha